uyu munsi uwazana Sodomo na Gomora yavuga ngo twebwe twazize iki? Ubutinganyi nibwo bwabaye igikombe cyuzuza Sodomo na Gomora. Muri iki gihe burahari? Sinakuvuga ngo ni amakuru, ahubwo hariho za club. Mbese ibi bintu biri gukorerwa mu bukwe byavuye he? Ariko twebwe babyeyi turi guhagarara, ni umunsi w'abana, ni umunsi utazagaruka mu buzima, mureke binezeze. Noneho si ukuyica umurya, ndakurahiye. Twabanje kuvuga ngo ni ukwambara ubusa, ibyo kwambara ubusa byararenze. Ubu noneho hari ibintu bari gutera hejuru, umwijima ukaza maze bakabyina we, bagasinziriza we, maze umubyeyi bati ubukwe bwabaye bwiza. Ngo hari igihe Imana muri kuvuga ku bwa Nowa, ngo Imana yaricuje ngo niki cyatumye ndemo umuntu ko amaze gusayisha. Se ntabwo ariyo turi kuja? Ntabwo ariyo turi kuja? Ngo abana nibaje gukora ngo inama z'ubukwe ngo nubwabo ngo nuburategurwa n'abasore. Reka nkubwire ngo ujana n'umusore ngo ajane iki? Kubera icyo abakuze tutari kujamo niko tumaze kwibagirwa. Haleluya. Muhumure, abazi Imana baracyahari. Kandi nawe kwifurije kuja muri uwo mubare w'abazi Imana. Niyo mpamvu uyu munsi twazindutse ngo two kuzamirwa n'isi, ahubwo Imana ibe icyerekezo cyacu, tuyoboza ukuboko kwayo. Imana ni nziza ibihe byose. Noneho byagera ku isabato bikaba akarusho. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Turishimye cyane. Mwabonye abakecuru ukuntu tujya twiterura? Kiriya nicyo kigero cyacu, ubu turi kwishimira mu mwami. Niba utari wishimira mu mwami rero urasigaye. Imana ibaha umugisha. Ubwo tugiye gutura ibibazo byose, reka twitegure. Burya kujya mu ijuru ntabwo ari ukudomoka, ni ukurikorera. Kandi nta yindi suka, ni ukwemera no kumvira. Mureke Imana idutiza ayo matwi. Ninde utavuga ko Imana izi ubwenge? Ni ukuri Imana izi ubwenge. Kandi buri muntu wese abizi mu ruhande rwe, Imana izi ubwenge. Reka muri uyu mwanya w'isabato wongereho ku buzima bwacu, ni amahirwe kugira ngo tunezerwe. Niba muri iriya minsi warahombye, icyo gisigariye. Niba hari uwakubwiye nabi, hari ukuntu dusigaye tuvuga akajambo ngo yakomerekeje, aho wakomeretse hose Imana ihomore. Na hahandi waburaye Imana ikugaburire. Kandi n'imigisha wabonye Imana ikomeze yihagarareho. Ibyo byose twabizanye maze tubwire Imana tuti Imana tubera igisubizo. Ntabwo igisubizo ari ikibazo gusa, no mu bisubizo Imana ikomeze izamuke. Reka uyu munsi wera w'isabato buri muntu wese awugira uwe. Hari abantu bigeze kumbwira ngo mbese umuntu yabona umunezero kandi ari ahantu hatari umunezero? Igisubizo ni yego. Umunezero uwuhingamo ufashijwe na Kristo. Na hano ukomeza kuja avuga ngo bambwiye ngo waramutse, bari kuvugira ku mutsi w'iryinyo. Uwo mutsi urabareba, wowe ikiriza waramutse. Ibindi nta bindi. Icyigisho cyacu cy'uyu munsi kiravuga ngo isezerano ry'ibyiringiro. Ngo iki? Muri iki gihe muri minsi yose mu mayira ku misozi ngo hari amasezerano. Oya, twebwe dufite isezerano ry'iki? Ry'ibyiringiro. Ribi ryawe nanjye. Twatangije indirimbo ngo mbese wasanze Yesu ngo ukire? Si ikibazo. Ariko hashoje batubwira ngo wogejwe n'amaraso yande ya Yesu. Isezerano ry'iki? Reka turebe muri ubu buzima bwacu. Hari igihe duhura n'isi, ndakurahiye isi ikakuzengurutsa, hakagera n'igihe uhagarara ku isi ukagira ngo ni akadomo, ukaje ubona ugiye kuriduka mu gihonomanga. Ariko humura, Yesu agufitiye ibyiza. Kandi ku buryo ubwo buzima butigeze kurohama aho ngaho, uyu munsi Yesu akaba yakongereye uburame. Niyo mpamvu agiye kukubwira ngo humura, ndi kumwe nawe. Reka turebe hariya muri Yesaya, kuko umubwiriza wa mbere yadusomeye Yesaya igice cyaho cya 49. Turebe ubuzima turimo muri iki gihe.
haba ku mwana muto, haba ku mubyeyi, haba kuri ba bandi bamaze gusa, ariko ahangaha hari igisubizo, kandi icyo gisubizo Yesu niwe wanditse, kandi iri jambo muje mwibuka ko ari ryo Yesu abamo. Turasoma ku murongo wa 15 mu gice cya 49. Twihute muri Yesaya. Haravuga hatya hati, mbese umugore yakwibagirwa umwana yonsa ntababarire uwo yibyariye? Hari ikibazo? Ubwo ninde uri kukibaza? N'Uwiteka. Mbese umugore yakwibagirwa umwana yonsa ntababarire uwo yagize ate? Yibyariye. Iyo hari ikibazo, igisubizo kiba kigiye gutangwa. Hirya aravuga ngo icyakora bo babasha kwibagirwa. Ngo icyakora bo babasha kugira bate? Ngaho mwumvira isezerano. Ariko nje sinza kwibagirwa. Aho niho hari ipfundo rero rya sezerano ririmo ibyiringiro. Umugore, murebe ukuntu abagore dukunda abana, murebe ukuntu batuvuna. Manzi urebe cya gise cya nyuma uri kubwira Imana uti Mana, ahangaha nimpava ntabwo nzagira ntabwo nzibagirwa. Wamara kubona umwana ukumva ibise birarangiye, ukumva urishimye, ugatangira kuvugisha umwana w'isaha imwe utari wanareba, ariko ukavuga ukisubiza. Ibyo byose aba ari bineza neza bimaze kukwibagiza bwa bubabare, ukumva ko wa mwana utari wamenya no kureba ashobora kuvuga, maze ukavuga, maze ukongera ukazana n'amagambo yari kugusubiza, ugatangira ukaririmba, ugatangira ukamuvugirira. Ariko Imana igukurinzira ku murima ngo hari igihe ushobora kumwibagirwa. Muri iki gihe cyacu cya noneho ntabwo turi buje gushaka ibitekerezo ikantarange. Muri iki gihe cyacu cya none biri kugaragara. Umubyeyi, kuko Imana yabivuze ngo ashobora kwibagirwa umwana yonsa ntababarire uwo yagize ati. Ese uwabizana urugero rukaza hano mu rusengero, ngaho murebe abantu bose bakarabije abana mu gitondo, babaha igikoma, babashira imbere ngo tuje mu isabato, ariko umubyeyi ashobora kuba yicaye hano atazi aho umwana waje. Muri kumva ari kubabarira umwana yabyaye? Ngaho nyereka umwana wawe cyebo kurebe. Usiga hariya mukumva bari gutabaza mudugudu, mutwara sibo, bakaba bageze mu y'abagabo, muje nama w'ubuzima, bati ngaho nimuze mufata abana mubajane, kandi nyina yamubyaye kandi yamutaye. Igisubizo cy'Imana kiri kuza? Yego. Uwo rwose akavuga ati ubwo bubabare niyo minsi namutwaye ibyo ntago bikindeba. Umwana akamusiga hariya, yagira amahirwe agahura n'umugira neza akamutoragura, cyangwa bugaca bakamubona. Ariko hari abari kuribwa n'ibisimba. Ngo mbese umubyeyi ashobora guta umwana yibyariye? Uwo yamurekuye yamutaye. Muri iki gihe turimo, muri ubu buzima turimo, mubyeyi uri hano, papa uri hano, umwana uri kumusiga amasaha ngahe? Ariko urwitwazo ruri mu mitwe yacu kandi twamaze kurusigiriza rugira ndetse n'ireme ngo twagiye gushaka ibirayi by'iki by'abana. Uri guhaguruka mu rugo saa 10, wagize ngo burakeye, ari kugenda saa 11, kare kavuba ari kugaruka ni saa 2. Yasize umwana w'imyaka 2, yasize umwana w'imyaka 4, ndetse n'umwaka ari gusigara akamusigira umwana w'imyaka 3, ariko yamusize saa 11 akongera akamugeraho saa ngapi? Saa 2 z'ijoro. Harya uwo mwana uri kumubabarira? Uko yiriwe wakumenye? Mbese kuri kugaruka iyo saa 2 ibirayi wagiye gushaka uri kubizanira nde? None abana bacu batangiye kuja mu mirire mibi, ariko turi kwiruka mu gitondo na nimugoroba ngo tugiye kubashakira iki? Ibirayi. None ibirayi uri kubizana, umwana ari kubirya umanje kumusukaho amazi ngo akanguke, ndetse rimwe uri kuja kubimuha kubera igifu kiriwe kibereye aho akabigarura, ariko nanone kongera mu gitondo ukabyuka indohanga ugiye gushaka iki? Bavandimwe,
Imana yaje gusanga ko ibi bihe tuzabigeramo, ariko aravuga ngo ca kabiri umenye kuri ya mwana ari umwanda uturuka ku Uwiteka wowe uragiriye Imana. Ngo mbese umugore yakwibagirwa umwana? Ubu turi kubibagirwa? Igisubizo kimaze kuboneka ni yego. Ese turi kubabarira abana? Hariya mu rugerero hari umubyeyi rwose ngo yari yatetse inyama. Ese bambize inyama? Manza rero twebwe turi buteke ibirayi. Asanga umwana yakuyemo imwe, hasigaye mwindi ngo afata akaboko agapfurika mu ziko ngo kubera yariye iki? Ni amahoro? Nawe ushobora kuvuga uti sinari nagera ku gihe cyo gupfurika akaboko cye mu ziko, ariko manza urebe utahasanga hapi, uganira n'umwana wawe sanga hapi. Ibiganiro byacu hagati y'ababyeyi n'abana byarashize. Umwana ari kurerwa na filime, ari kurerwa na telefone, televiziyo turi gukungahara tukazishyira mu nzu. Ubwo icyo cyamaze kuba ikiganiro cy'umwana n'amahanga, ariko Imana irashaka ngo manza wongere ubitekerezeho. Mbese uri kwibagirwa umwana wibyariye? Umwana wibyariye uri kumwibagirwa? Ni ikibazo. Manza urebe ni kangahe wari wicarana n'umwana wawe ngo umwigishe isomo rya Bibiliya? Dore aba bana bose mwabonye batunejeje, twese turi kumamata amashyi. Bigisha aba bana murakabaho, Imana ibaha iterambere ryiza. Umubyeyi ntabwo azi iyo biva n'iyo bija, ndetse hari n'uwamwimye n'akayiniforume. Ngo mbese umugore yakwibagirwa umwana yonsa ntababarire uwo yagize ate? Byibaze nanjye mbyibaze maze uje muri uyu murongo. Isezerano rifite ibyiringiro ngo cyakora bo niba bibagirwa njyewe sinzagira nte. Yabyukije abasore, ibyutsa abana b'abakobwa, bari kubungabunga umutekano w'abana bacu, bakaza bakabigisha karasisi, bakabigisha amasomo, kubera ko nyina nta mwanya kibafitiye. Ise we noneho ngo ari kuja gushaka amaramuko, ngo ari gushaka amashuri ahenze ku bana, ariko yabyukije abasore bacu, ibyutsa abayobozi kugira ngo babashe kwita ku bana, kuko ba nyina na base bamaze kugira bate. Niyo mpamvu ari gukubwira ngo cyakora nje sinzagira nte, sinzabibagirwa. Nitubakuraho ibitekerezo, Imana ifite ukuntu izabyutsa abandi bakaza kongera bakarema abana bacu. Ukabona umwana wari gukura, ukabona umusore uri ari guhagarara imbere y'iteraniro akigisha amigisho buri muntu wese akayumva. Isi atarigeze kumwigisha umurongo wa Bibiliya. Ati abo bazabibagirwa, cyakora nge sinzagira nte. Iri sezerano ribi ryawe ni ryanjye. Maze hirya ku murongo wa 16 aravuga ati dore nkuciye mu biganza byanjye nkuca imanza. Izo manza iyo tugiye kuzireba tuzigereranya n'iyi mirongo iri mu biganza byacu. Uwaguhibuye akaguha isabune, akaguha sanitizer yayindi twakarabye ngo turi kwirukana icyorezo, bakakubwira ngo kubiye imirongo ntago yavamo. Yewe na babandi baze gushaka mukorogo bari guhindura impu zabo, iyi mirongo ntago ijivamo, ahubwo nta nubwo inahinduka. Ariko none hano ubwo ari ikigereranyo, imanzi ziciwe mu biganza bya Kristo zitazavamo by'iteka ryose, ni za nkovu yamanikiwe ku musaraba kubera wowe nanjye, kugira ngo tuzabone ubugingo buhoraho. Turushyire ku mutima wawe. Izi nkovu ziri mu biganza bya Kristo ni ukugira ngo nzabone agakiza, ni ukugira ngo ubone agakiza. Na niyo mpamvu uyu munsi twaje aha ngaha turi kubwira Imana ngo Mana icyampa nkazabona ubugingo buhoraho. Nuko Kristo yamaze kudukorera ibyo yakagombye gukora byose, ikidusaba ni ukwizera. Maze araza aratubwira ngo iri sezerano ryongere rikureme bundi bushya, ugira ibyiringiro. Ati njyewe sinzakwibagirwa. Nubwo mama yakwibagirwa, papa akakwibagirwa, bakagusiga hariya ku muhanda, ariko njye nkufite mu biganza byanjye. Kandi nitugera mu ijuru azatwereka izo nkovu, atubwire ati agakiza kanyu katurutse aha ngaha. Imana ishobora byose ikomeze kutwitaho,
kandi buri muntu wese akanguke avuga ati ibi byiringiro kubera iki bitaba ibyanjye, kubera iki amasezerano ntayagira yanjye. Turabizi isi ikomeje kugenda ija mu buhenebere. Murebye ibyaha biri muri iyi si uyu munsi, uwazana Sodomo na Gomora yavuga ngo twebwe twazize iki? Ubutinganyi nibwo bwabaye igikombe cyuzuza Sodomo na Gomora. Muri iki gihe burahari? Sina kuvuga ngo ni amakuru, ahubwo hariho za club ku bigo byinshi by'amashuri, hajeho za club. Bamwe bakaza bati twebwe dushaka ko club yacu ni ya football, none abashaka nibaze twige. Abandi ni ya basket, abandi bagahaguruka bati twebwe club yacu ni y'ubutinganyi, muze tubabwire amabwiriza arimo, namwe muze muri iyo ekipe. Bavandimwe, babyeyi dukunda, tangira ufate ya mbere wigisha umwana wawe, kuko ikibuga kiri hanze kiri kunyerera. Kandi uyu mwana uri kuja kumushakira ikigo gikomeye, uri kuja gutanga umutungo ukomeye kugira ngo umwana wawe nawe azabone ukuntu yibeshaho muri iyi si. Ariko ikibuga ari kuja gukiniramo kigomba umusingi uzimana kugira ngo atazakinyereramo. None uyu munsi tumaze kurekura abana, uyu munsi ikizabikwereka nuko natwe ubwacu dushigikiye ibiri hanze. Ejo bundi nabonye pasitoro yandika urwandiko aravuga ati mbese ibi bintu biri gukorerwa mu bukwe byavuye he? Ariko twebwe babyeyi turi guhagarara, ni umunsi w'abana, ni umunsi utazagaruka mu buzima, mureke binezeze. Noneho si ukuyica umurya, ndakurahiye. Twabanje kuvuga ngo ni ukwambara ubusa, ibyo kwambara ubusa byararenze. Ubu noneho hari ibintu bari gutera hejuru, umwijima ukaza maze bakabyina we, bagasinziriza we, maze umubyeyi bati ubukwe bwabaye bwiza. Ngo hari igihe Imana muri kwibuka ku bwa Nowa, ngo Imana yaricuje ngo niki cyatumye ndemo umuntu ko amaze gusayisha. Se ntabwo ariyo turi kuja? Ntabwo ariyo turi kuja? Ngo abana nibaje gukora ngo inama z'ubukwe ngo nubwabo ngo nuburategurwa n'abasore. Reka nkubwire ngo ujana n'umusore ngo ajana iki? Kubera icyo abakuze tutari kujamo niko tumaze kwibagirwa. Haleluya. Muhumure, abazimana baracyahari. Kandi nawe kwifurije kuja muri uwo mubare w'abazimana. Niyo mpamvu uyu munsi twazindutse ngo two kuzamirwa n'isi, ahubwo Imana ibe icyerekezo cyacu, tuyoboza ukuboko kwayo. Senga yaramubwiye ati Mana kugiriyeho umugisha kuba narakumenye, uzandinde guheranwa n'agahinda navukiyemo, ahubwo nifuza kuyoborwa n'ukuboko kwawe. Imana yumva isengesho rya Yabese, imugira icyubahiro, aba umunyacyubahiro muri bene se. Uyu munsi nawe fata iya mbere ubwira Imana uti nshaka kuyoborwa n'ukuboko kwawe. Atari ko sinzakwibagirwa kuko naguciye mu biganza byanjye, akagakiza Imana yaduhaye, mureke tugasigasire maze kaba kacu. Reka turebe hariya muri Yohana igice cyaho cya 15. Yohana igice cya 15, twumva ubutumwa bwiza bwanditswe muri uru rwandiko. Yohana aja kurwandika, maze igice cya 15 reka dusome hariya ku murongo waho wa 11. Haravuga aya magambo ati ibyo mbibabwiriye kugira ngo umunezero wanyu ube muri mwe, kandi n'umunezero wa murambabarira. Ibyo mbibabwiriye kugira ngo umunezero wanjye ube muri mwe, kandi n'umunezero wanyu ube wuzuye. Haleluya. Ibyo ndabibabwiye kugira ngo mwongere mugaruke, umunezero wanjye ube hehe? Muri mwe, kandi nanone umunezero wanyu ube wuzuye. Ariho turi bugaruke hariya mu Byahishuwe igice cyaho cya 3 ku murongo wa 20. Ati dore mpagaze ku rugi ngize nte, umuntu uzumva ijwi ryanjye agakingura urugi, nzinjira iwe maze nyobora ubuzima bwe, dusangire umubabaro wawe, nzaworosha. Umenye kuzababare hano ku isi, ariko hirya y'iyi si uzabona amahoro y'iteka ryose. Kingurira Yesu. Ati ibyo ndabibabwiye kugira ngo umunezero wanjye ube muri mwe, kandi n'uwanyu ube wuzuye. Yesu ashaka kuguha umunezero muri iyi si.
iyi si itagira umunezero, ariko Yesu ni umunezero wacu. iyi si itagira icyo yitayeho kuri wowe, uyu munsi bari kukubwira bati uyu munsi noneho ibintu byahindutse. Kera tukiga baravugaga bati amasomo yose tuzayiga mu Gifaransa, biraje birabirinduye bati ni mu Cyongereza, biraje birabirinduye bati abana bari kwiga. Ariko Kristo arakubwira ati ni njye mwarimu, kandi nukurikira inyigisho na biriya byose uzabihabwa. Ati ibyo bibabwiriye kugira ngo umunezero wanjye ube hehe? Ube muri mwe, kandi n'umunezero wanyu buhore wuzuye. Bavandimwe, ibiri hano ku isi ntawabyirengera. Uri kumva hato na hato umwana muto yiyahuye, umukuru yiyahuye, newe n'umwuzure watembanye bamwe, nanone n'inzara yateye, none n'ubutaka bwamanutse bwageze hasi. Twaravuga ngo imvura iguye ngo twakweza, none iri kugwa tukarumbya. Bavandimwe, muri iyi si harimo umunezero? None se amaso yacu ntaduha? Iyaba twagakambutse tukareba kure, twakagombye kwishyira mu biganza bya Kristo, tukamubwira ngo Kristo, ntahaba umunezero usibye muri wowe. Ibyo twiringiraga byose buri muntu wese ni umugabo wo kubihamya, nta cyiza kirimo. Ahubwo muze kureba, kera umuntu yaravuga ngo mbonye amafaranga nanjye nabaho neza nk'abandi. Uzaje gushaka abanyamafaranga bazakubwira ngo turira amanywa nijoro twabuze uduhoza. Amafaranga meza ni amafaranga arimo Kristo. Imyaka myiza yeze ni irimo Kristo. Ni kangahe turi kweza tukarya n'icya 10, kandi twamaze no kweza nibirenze ibiduhagije tugasagurira amasoko. Turi gusagurira amasoko, ariko wabiduhaye tukababariganya. Uyu munsi uhagaze iri sezerano ry'ibyiringiro ribi ryawe. Urugwibutso rw'Uwiteka n'urw'urukundo. Yashatse kutubwira urukundo adufitiye ko rurenze umwana w'umuntu. Wa wundi ushobora kwibagirwa, wa wundi wagatekereje ko ari umukunda birenze, ariko atweretse ko we adukunda kuruta n'umubyeyi uko agukunda. Ngaho manzi urebe izo nkovu ziri mu biganza bya Kristo no mu birenge bye. Ntuzibagirwe imisumari yatewe ku musaraba ku mpamvu yawe. Ntuzabyibagirwe. Iyo turi kureba ariya mafilime bagakubitamo umusumari, ndakurahiye ujuhuma ukavuga uti mbese ibi bintu byabaye bite? Tangira ubitekerezeho. Ariko mu kubitekerezaho manzi uvuge uti mbese koko Yesu nanjye aramfite? Maze uzamure ibiganza uvuge uti aleluya, Yesu nanjye ndi hano nshaka kuba uwawe. Reka dusome hariya muri Zaburi ya 13 ku murongo waho wa 6. Zaburi ya 13 ku murongo wa 6 havuga amagambo meza cyane, kandi buri muntu wese yongere abaza ati mbese koko Yesu nanjye iyo mba njyenyine ninjye ari kuja gupfira? Aravuga ati yego, niyo umuntu yari kuba umwe gusa nari kuza kubambwa ku musaraba. Noneho tangira utekereza uti ninjye Yesu yaje kubambwa ku bwanjye, noneho ubwo ninjye. Ku murongo wa 6 wa 13, Zaburi ya 13 ku murongo wa 6 aravuga ngo ariko niringiye imbabazi zawe, umutima wanjye wishimira agakiza kawe. Ndaririmbira Uwiteka kuko yangiriye neza. Haleluya. Umutima wanjye wishimira agakiza kawe, kandi ndaririmbira Uwiteka kuko yangiriye neza. Kuba agakiza kanye nkakesha Kristo, nkakesha uriya musumari n'amaraso yavuye, reka dusigasira ayo mahirwe. Maze utangire uvuge uti mbese uru rwibutso rw'igiciro giheranije narukurahe? Nta handi ni muri Kristo. Kristo adukuremo gushidikanya, kuko iyo muri twe harimo gushidikanya hazamo amajwi menshi, maze hari benshi basigaye bavuga bati kandi wabona. Ariko Kristo adukize gushidikanya. Kristo gusa niwe gakiza kacu. Abantu benshi bakunda kuvuga ngo inzira zose zigera hehe? Ngo waciye ikirere, undi agaciye ubutaka, undi agaciye amazi, ngo mwese muhurira hehe?
mu yandi magambo inyigisho zose wasambira zose ngo ntizakubuza kuba umwizera wa hehe waho ngaho. ariko Kristo yadukuriye inzira ku murimo, aravuga ati ninjye nzira n'ukuri n'ubugingo, kandi ntawe uja kwa data ntagize nte. inzira ni imwe rukumbi gusa, ni muri Yesu Kristo. wa wundi uri kukubwira ngo niwumva ijwi ryanjye ugakingura nzinjire iwawe maze dusangire, ntabwo muzasangira ibirayi azabiguha, kawunga azayiguha, ntariya amavuta azayaguha, ariko Kristo ashaka gusangira nawe ubuzima bwawe. iby'iyi si bimeneka nk'iki kibumba. uzafate itasi, uzafate ikirahuri, maze nikigucika kigere hasi, ninde wagitoragura ngo yongereje kukinyweramo igikoma? ariko iyo biducitse bimeneka nk'iki. niyo mpamvu umuririmbyi yavuze ati nashatse kwikiza binsubiza hehe. maze Pawulo aravuga ati gukira kose iby'iyi si kugira ngo tuzabone ubugingo buhoraho niko twafatiriza kuri Kristo. kumufatirizaho ni iki? ni ukugira ngo tubane nawe kuko ari we wanesheje iyi si. ntabwo tuzagenda ngo tumusange hariya dufate amakoti nka wa mugore wafashe imyenda ye. icya mbere ni ukwiga ijambo ry'Imana. icya kabiri ni ugusoma maze ukamenya icyo Imana yanga n'icyo ikunda. icyo gihe Kristo akunda kinambeho, icyo yanga kibe kirazira. ikindi tugomba kunambaho ni ukuza guterana bakristo dukundana. igihe bari kuvuga ngo mu materaniro haje abantu 30, mbese abandi muba mwagiye he? ko mu materaniro ho twunguka, ko ariho twigira ijambo ry'Imana, ngo ni ibyigisho bituyobora kwiga iki? Bibiliya ni ijambo ry'Imana, kandi uwo jambo ngo niwe waremye isi n'iki n'ijuru. none uwo jambo amaze kudutera ubute. ariko reka twongere tugaruke kwa Pawulo watubwiye hariya mu Bagalatiya igice cyaho cya 3. Abagalatiya igice cyaho cya 3 turasoma ku murongo waho wa 13, maze twumve abakurambere bacu babashije kuba intwari mu kwizera. mwumve uko Pawulo yavuze ahangaha mu Bagalatiya, aravuga ati nabambanywe na Kristo ariko ndiho. Haleluya. nabambanywe na Kristo ariko ndiho. sinjye uriho, ahubwo ni Kristo uriho hehe? muri njye. ibyo nkora byose nkiriho muri uyu mubiri mbikoreshwa no kwizera umwana w'Imana wankunze akagira ate akanyitangira. ati umubyeyi ashobora kukwibagirwa, ariko njye narakwitangiye, muri ibi biganza byanjye ni muri, kandi uzabamo byiteka. ubwo amahitamo n'ayanjye, amahitamo n'ayawe. kubana na Kristo, kubana nawe nta kundi, uzaca muri iri jambo kugira ngo akwereke inzira. uyu munsi wiga Bibiliya kangahe? uyu munsi usoma imirongo ya Bibiliya kangahe? uyu munsi usenga kangahe? muzarebe muri aya migisho dufite, amigisho bise Zaburi. barakubwira ngo mu bibazo Zaburi kubera igisubizo, mu byiza Zaburi iraguherekeza, mu kwa kujijinganya Zaburi kugarura mu murongo. muzarebe amagambo yo mu cyigisho cya 2 agaruka hahandi tuvuga ngo tugiye gukiranukira Imana dutanga icya 10 n'amaturo. haravuga ngo mbese yaba abantu bose bagize iri torero basoma Bibiliya nkawe, bagasenga nkawe, yabisomwa na bangahe? ayo magambo muracyayibuka? abafite ibyo bitabo murebemo. ngo mbese muri iri torero iyaba batanga icya 10 bagitanga nkawe, bagatura nkawe, mbese mu itorero haba harimo angahe? ongera ubitekereza. hirya baravuga bati mbese yaba bose batangaga igihe nkawe cyo kuvuga ubutumwa bakabwira abaturanyi ukuri kwa Kristo, mbese mu itorero hazamo bangahe bakizwa? icyaje kuntera ubwoba ni amagambo aboneka kuri yasubi banziriza iheruka. baravuga bati ariko
nubikora umurimo w'Imana uzajya mbere, nutanabikora umurimo w'Imana ntabwo uzahagarara. Ibyiza ni ukugira ute? Ni ukubikora, kuko Imana nubwo yadukijije ariko hari ikidushakaho, ni ukugira ngo dukore umurimo wayo. Uyu munsi tangira wibaze, mbese bose batuye nkanjye umutungo w'itorero wangana iki? Mbese bose bakiranutse nkanjye Imana yahabwa icyubahiro? Mumanze murebe hariya mu gitabo kivuga butumwa ku rupapuro rw'195 muzasoma gusubiya 4. Imana yaravuze ngo igipimo cy'ubuyoboke bwacu. Imana iduha umugisha, yarangiza ikagira umugabane idusaba kugira ngo irebe ko tuzaragwa ubugingo buhoraho. So umunzani bawuguhagaritseho, wazamuka wamanuka, mu mutima wawe harimo igisubizo. Ariko nitugera muri Maraki, soma Maraki igice cyaho cya 3, twumve ukuntu Imana igiye noneho kuduha isezerano ryimbitse, urifate nanjye ndifate, twishakira ibyiza. Igice cya 3 turasoma ku murongo wa 10. Umva noneho ya magambo noneho agiye gutsika ibyiringiro byacu. Aravuga ati, nimuzane imigabane ya 1/10 ishitse, mubishire mu bubiko. Ishitse ujucaho akarongo. Bavandimwe, iyo dutanga ibidashitse turahomba. Icyambere tuba tutanze ariko ntibishitse, twarangiza mu byo twatanze hakazaho umugayo. Hari icyo byaba bitumariye? Ariko aravuga ati, muzane imigabane ya 1/10 igizite ishitse mu nzu yanjye, mu bubiko, inzu yanjye ibimo byo kurya. Ngaho ni mubingeragereshe, ni Uwiteka Nyiringabo avuga, murebe ko ntazabagomorora imigomoro yo mu ijuru, nkabasukaho umugisha mukaburaho mugira muti. Kugomera twese turi Abanyarwanda turabizi, ndetse n'abana bato iyo imvura yaguye usanga bafashe urwondo bari kugomera amazi y'imvura. Iyo amaze kuzura hariya, iyo bayarekuye amanuka menshi. None mu ijuru ngo bagiye kugomora ya migomoro yo mu ijuru. Mbese mu ijuru hagomeye iki? Mu ijuru habaye ubumwe, mu ijuru habaye umutekano, mu ijuru habaye kuvuga rumwe, mu ijuru habaye ibyishimo, mu ijuru habaye indirimbo, mu ijuru habayo abamarayika batacumuye. Abo ngo nituramuka dukoze ibyo bagiye kubagomorora maze bamanuke hehe? Mu miryango yacu. Ariko kubera dusige dutanga intanga bagabo igakurikirwa no kugawa, ntago bari kugomora ya migomoro yo mu ijuru, ahubwo na bya bindi twanusuyeho turi kubirwaniramo. Kuko nta mutekano dufite, nta gukorera hamwe dufite, ikizabikugaragariza n'ubuzima dufite. Umwe ari kubika ibye undi atazi, n'undi akabika ibye atazi, ariko mu ijuru ngo habamo gukorera hamwe. Maze arakubwira ngo iri ni ryo banga, kora ibyo Imana igusaba, maze yo ikugomorera abamarayika batacumuye, maze dukomeza kuvuga ngo iwacu ni ijuru rito. Abamarayika batacumuye baraje, umutekano wo mu ijuru uriyo, kuvuga rumwe biriyo, urukundo ruriyo, kubera bagomoro ya migomoro ya hehe. Nibamara kuyigomora ntabwo ari cyo gusa, ngo bazaguha noneho n'umugisha uburahugira ute, maze utangire ubwira abavandimwe ngo nimuze musogongere mumenye ko Uwiteka agira neza. Nibagera mu rugo basange hari imvugo nziza, nawe usohoke uje kureba uti nyamara kana karankeneye, maze usange ibintu byagenze neza. Mbese bavandimwe turi kumwe? Ati dore nkuciye mu biganza nkuciki imanzi. Inshuti yawe ushobora kukwibagirwa, umubyeyi yakwibagirwa, ariko Imana yo itegereje amahitamo yawe kugira ngo iguhe ibyiza. Mbese wabambanywe na Kristo, uyu munsi ukaba uriho, Kristo akaba ariho muri wowe? Ibaze nanjye nibaze, ese umuntu wawe wa kamere yarapfuye, Kristo ariho muri wowe? Niyo mpamvu Pawulo yavuze ati, nabambanywe na Kristo ariko ndiho. Sinjye uriho, ahubwo ni Kristo uriho hehe? Muri njye. Mbese Kristo ari muri wowe? Wamaze kugura rwa rugi, Kristo ari kumwe nawe, ibyo agusaba urabikora? Mbese ijambo ry'Imana riri muri wowe? Cyangwa turi kuja gushaka amaramuko twirwanirira ngo nashatse kwikiza binsubiza hehe?
ibinyuma. Maze nuja gusoma hariya muri Yohana igice cyaho cya 3 ku murongo wa 13 havuga ngo iki bavandimwe ba Kristo? Ngo iki? Kuko Imana yakunze byatumye kugira ngo ahubwo yemwe si isezerano ritwubaka, kuko Kristo yaje ku bwacu. Niba yaratanze umwana w'ikinege ni iki yatwima? Nimureke two kwiyima dufite uduha. Iri sezerano ribi ryawe, iri sezerano ribi ryanjye. Reka dusoreze hariya mu Baroma. Abaroma igice cyaho ni cya 8. Abaroma igice cya 8 twumve icyo Paulo naho ashaka kutubwira. Haravuga igice cya 8 turasoma ku murongo waho wa 31. Niba twahageze dushobora gusoma. Haravuga harya hati, none ubwo bimeze bityo tuvuga iki kandi? Ngo kuko Imana yatanze wiki kugira ngo umwizera, ahubwo none tumaze kumwizera wa mwana w'ikinege. None Paulo aravuze ati none ubwo bimeze bityo, ubwo tumaze kwimika Kristo mu mitima yacu, ni iki kandi twakongeraho? Ubwo Imana iri mu ruhande rwawe, ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, mbese umubisha wacu ninde? Igisubizo ni ntawe. Niba ugitinya bari ababisha, Kristo ntabwo ari muri wowe. Icyambere, Kristo ntabwo azaturinda ibigeragezo. Icyo tukishireho akadomo. Kristo ntabwo azaturinda ibigeragezo kuko ari kumwe natwe, ahubwo Kristo azatwambika imbaraga zituma dutsinda ibitugerageza. Kuko utugerageza we arahari. Ntabwo yari yarangiza urubanza rwe ngo aje muri Gihonomu. Aha ngaha ari ku ntambara, kandi azi ko igihe kigiye kurangira azakurasaho imyambi. Ariko Kristo kubera azaba muri wowe, azakubera ingabo igukingira, kandi azakwambika imbaraga udacika intege, akubwira ati humura mwana wanjye, ndi kumwe nawe uzanesha. Azakumara ubwoba. Burya ubwoba nibwo butuma tuja mu cyaha, ariko uzavuga uti Kristo ubwo uri kumwe nanjye, ntago nzatinya ikibi cyose kuko ndi mu biganza byawe. Imana ishobora byose ibane natwe. Ubwo duhaye isezerano ry'ibyiringiro, buri muntu wese naharanire kuvuga ngo nanjye muri Kristo niho nifuza kwibera. Nanjye mu materaniro nzajamo kugira ngo mbashe kunguka mu bya mwuka. Nanjye muri Bibiliya nzasoma. Iyi Bibiliya kuri nge nayise iduka. Iri ni iduka. Ngo ni iki? Mbese ufite iduka ririmo ibicuruzwa byose, ririmo ya myaka bose bakeneye, rikirirwa rikinze, abakiriya baza? Niyo mpamvu Paulo arangije hari avuga ati ubwo bimeze bityo tukaba tumaze kwimika Kristo mu mitima yacu, mbese ninde wadutera ubwoba? Umubisha wacu ninde? Ntawe, kuko Kristo azatwambika imbaraga zibasha kunesha iz'umwanzi, kuko Kristo yamunesheje. Imana ishobora byose ikomeze kubungabunga ubuzima bwacu, yongere ikangura intekerezo zacu, yongere ibiriya byiringiro bitsika imitima yacu, itwereke ko umuntu buntu ashobora kwibagirwa icy'ingenzi, ariko Imana itazatwibagirwa mu izina rya Yesu. Abavuga bati uyu munsi bibi byawe, nahaguruke maze dusenga Imana. Mana yacu, Data udukunda, icyubahiro kibi cyawe. Muri aya manywa turagusaba ngo duhe ubwenge, turagusaba ngo duhe amahitamo meza kugira ngo tuzagira amaherezo meza. Twemeye yuko muri wowe ariho harimo agakiza, kandi ibyiringiro tubwiye ko turi mu biganza byawe, uzaturinde gupfusha aya mahirwe ubusa. Ahubwo Nyagasani, komeza usigasire ibitekerezo byacu. Twagize umugisha wo kuza muri iri torero riyobona Bibiliya, turagusaba ngo uduhe amahirwe yo kwiga ijambo ryawe. Uzaturinde kudasoma Bibiliya, ahubwo
uzadutera umwete wo kugusenga tuganira kandi dusoma n'ibyanditswe, kugira ngo iyi nzira turimo two kuzasigingira ahubwo tuzaturiza iwawe. Icyifuzo cyacu ni ukuzataha mu bwami bwawe mwami. Turagusaba ngo twongerere kwizera, uduhe umutima wumva kandi wumvira, maze Nyagasani nituba muri wowe nawe ukaba muri twebwe, tuzabashe gukora ibyo ushima, twera imbuto nyinshi kugira ngo tuzane benshi kuri wowe, kandi dukore ibyo wifuza. Ubwo dusezeraniye yuko nitunyurwa n'imigisha yawe uzagomora imigomoro yo mu ijuru, turiteguye mwami. Aho twagenze buke uduha imbaraga, aho twariganije utubabarire, maze tube mu biganza byawe by'iteka ryose, mu izina rya Yesu.